Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Amahoro bakundwa bene data, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Ndi Odette Kandama mu kiganiro Saveur Divine. Ndizera ndashidikanya ko mwagize Pentecote nziza, kandi Pentecote yacu ihoraho. Pentecote tuyihoramo Mwuka Wera, duhora tumwuzura buri munsi. Umuntu abatizwa rimwe mu Mwuka Wera, ariko kuzura Umwuka Wera ni buri munsi, kandi dukwiye no kubisengera ngo duhore twuzuzwa iminsi yose. Imana ishimwe. Rero mu biganiro byabanje twagiye tuganira ku murimo Umwuka Wera yakoresheje intumwa, na n'uyu munsi aracyahari, na n'uyu munsi aracyakora. Yaba Bibiliya yari icyandikwa, hari kuboneka n'ibindi byandikwa, birahari. Umwuka Wera aracyakora. Umwuka Wera ntabwo yacogoye, ntabwo yahagaze, aracyakora. Niwitegereza ukabona atagikorana nawe, ntabwo ari ikibazo cy'Umwuka Wera, ni ikibazo cyacu. Ariko Umwuka Wera aracyakora kandi aracyahari. Dore ko twabwiwe ngo ni isezerano ryacu kuba ari hafi no kuba ari kure. Mwuka w'Imana, Mwuka Wera ntabwo ari mukeya. Umwuka Wera aracyahari, kandi rwose iyaba twari tugize icyo cyifuzo cyo kumwuzura buri munsi. Nyamara turamukwiriye. Nubwo tugira ibyifuzo byinshi dusengera, tukagira ibyo twifuza, Imana idufashe tumenye ikidukwiriye, icyo dushaka twifuza kurusha ikindi. Yesu ngo yigeze yitegereza ngo umurwa wa Yerusalemu, ngo arawuririra, ngo arawubwira ngo Yerusalemu we, ngo iyaba uyu munsi wari umenye icyaguhesha amahoro, ngo ariko noneho gihishwe amaso yawe. Hari igihe tutamenya ikiduhesha amahoro cyangwa icyo dukeneye kurushaho, ariko mu minsi tugezemo dukeneye kuzura Umwuka Wera mwinshi. Dukeneye kuzura Umwuka Wera ibihe byose. Niwe uzadufasha mu bihe bigoye turimo, niwe uzatwihanganisha, niwe uzajya adusobanurira ibihishwe. Dore kujya kwibona ukabona ugeze muri situation utazi ubwoko bwayo. Mwuka Wera w'Imana turamukwiye, turamukeneye ibihe byose. Nshuti yanjye, dukomeze gusenga kugira ngo Imana itwuzuze Umwuka Wera iminsi yose, umunota ku wundi. Yego, mu butumwa twavuze ahanini iyo tuvuga imirimo y'Umwuka Wera, tukavuga ibitangaza Umwuka Wera yakoresheje intumwa, twavuze cyane Yohana, tuvuga na Petero. Ariko uyu mwanya ndashaka kuvuga undi muntu tutavuzeho witwa Filipo. Munkundire dusoma amagambo y'Imana yanditswe mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 8. Dusome duhereye ku murongo wa 4 turagera ku murongo wa 8. Nuko abatatanye bajya hose bamamaza ijambo ry'Imana. Filipo aramanuka ajya mu mudugudu w'i Samariya, ababwiriza ibya Kristo. Abaho benshi baraterana, bumva ibyo Filipo avuga, n'umutima uhuye bamwitayeho, bumvise kandi babonye ibimenyetso yakoraga. Kuko benshi muri bo bari bafite abadayimoni babavamo basakuza cyane, n'abari baremaye n'abacumbagira benshi barakizwa. Haba umunezero mwinshi muri uwo mudugudu. Imana ishimwe. Nagiraga ngo mbabwire
ko aho umuntu wuzuye umwuka w'Imana ageze huzura umunezero. Turangirije ku murongo uvuga ngo habaye umunezero mwinshi muri uwo mudugudu. Kubera iki? Kubera ko hagiyeyo Filipo wari wuzuye umwuka w'Imana. Yego, uyu Filipo ni muntu ki? Reka dusome ibyakozwe n'intumwa ibice 6 umurongo waho wa 3 wumve Filipo. Handitswe ngo nuko bene data mutoranye muri mwe abantu 7 bashimwa buzuye umwuka wera n'ubwenge, tubashyire kuri uwo murimo. Imana ishimwe. Iyo uhereye ku murongo wa mbere w'iki gice haravuga ngo ni abadiyakoni ba mbere batoranywe. Abadiyakoni ba mbere, hatoranijwe abadiyakoni 7. Hanyuma muri abo 7 rero, kugira ngo ntaza gutinda, uwo tuzi twavuzeho cyane dukunda no kuvuga kubera ubuhamya bwe, kubera ibyo yakoze, nubwo yapfuye uyu munsi aracyavugwa. Ntabwo yapfuye, yarasinziriye. Muntu w'Imana arasinzira, muntu w'Imana ntapfa, arasinzira. Muntu w'Imana arimuka. Kandi iyo ugereranije ubuzima bwa hano mu isi, hari uwanditse aravuga ngo bumeze nk'igitonyanga mu nyanja, ngo iyo ugereranije n'ubuzima bw'iteka tuzabamo. Umukiranutsi yavuye muri ubu buzima rero, aribwo aba hano twita ngo yapfuye, yitabye Imana. Aba yitabye Imana mu by'ukuri, akajya gukomeza kubaho, noneho akabaho ubuzima bw'iteka. Stefano rero n'umwe muri abo ngabo 7, ariko harimo na Filipo. Hanyuma twasomye ngo baratatanye. Niko twasomye, niho twahereye ku murongo wa 4. Batubwiye yuko ngo batatanye bajya hose. Noneho uyu Filipo we aho yagiye hari i Samariya. Batatanijwe n'iki? Niba mwarasomye ibice bibanza, Stefano nyine bamaze kumwicisha amabuye kubwo guhamya Yesu, nicyo cyatumye bamwica. Natwe Imana idufashe tubashe guhamya. Yazize igikorwa cy'Imana, yaguye mu murimo w'Imana, arimuka, arasinzira, asanga Imana, ajya kubaho ubuzima bw'iteka. Bakundwa bene data, nubwo umuntu yapfa azize guhamya Yesu, ntacyo bitwaye, uzongera ubeho. Imana iguha umugisha. Hanyuma tujya turirimba ngo izo ntumwa batubanjirije ba Stefano n'abandi baciye mu mibabaro, na ba Yohana na ba Petero, ngo bazamukirayo. Tukaririmba ngo Mana dufashe natwe ducaho baci. Bamaze kwica Stefano rero, intumwa zitatanira hatandukanye. Noneho Filipo we ngo ajya i Samariya. Ikintu nakunze aha ngaha twasomye mu bice 8, nuko ngo abantu b'i Samariya bari abapagani batazi Imana, ariko ngo bitegereje Filipo, ngo bamwitegereza n'umutima uhuye, bamwitayeho. Kubera iki? Ngo bari bumvise kandi babonye ibimenyetso yakoraga. Kumva, bumvishe ibyo avuga, bitegereza ibyo akora. Igihe tugezemo kibi kiruhije, abantu bavuga ibitandukanye n'ibyo bakora. Ukavuga Imana neza, ukavuga ibitangaza by'Imana, ukavuga ko wabonye Yesu, ukavuga ko kukukijijwe, ariko umuntu yakwitegereza imbuto akazibura. Ibyo bishenye kandi birimo birasenya ubutumwa bwiza. Imana ibiturinde mu izina rya Yesu. Filipo ngo icyatumye abantu bamukurikirana bakakomeza kumwumva, kugeza ubwo ngo abaremaye n'abacumbagira ngo bakizwa ibyaha, bagakira n'uburwayi, ngo abafite abadayimoni bakajya babasohokamo. Abantu ngo bamutega amatwi, ngo batuje bamwitayeho. Kubera iki? Ngo bari bumvise, babonye n'ibyo yakoraga. Imana idufashe gukora ibihuye ibijyanye n'ibyo tuvuga mu izina rya Yesu. Rero ijambo nakunze, ngo bamaze kubyitegereza no kubireba, bareba ibiri kuba, ngo mu mudugudu hose huzura umunezero. Nababwiye ngo ndashaka kubabwira ko aho umuntu wuzuye umwuka w'Imana yageze huzura umunezero. Hanyuma
uyu Filipo rero watumwe i Samariya. aho i Samariya hari hameze gute? wari umudugudu w'abapagani. niba mubyibuka mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice 9, iyo uhereye ku murongo wa 51, Yesu yashatse kujyayo i Samariya, maze ngo abanza atumayo integuza zigeze abasamariya barazibwira ngo nimugende, ntabwo tubakeneye, ntidukeneye Yesu hano. Imana idufashe. noneho ngo intumwa zirarakara, abo Yesu yari yatumye, ngo baravuga ngo ariko se uragira ngo tumanure umuriro uvuye mu ijuru ubatwike? nuko batekerezaga, kuko nabo batari buzuye umwuka wera, ntabwo bari bakuzuye umwuka wera. ariko Yesu arababwira ngo umva, ntabwo muzi umwuka ubakoreramo uwo ari wo. yewe ntabwo nazanywe no kwica no kurimbura, ahubwo nazanywe no gukiza, nazanywe no gushaka icyari cyazimiye. Filipo akora umurimo w'Imana muri Samariya, ugeze ubwo hahindutse, abantu barahinduka nk'uko twabisomye, bamutegaga amatwi barahinduka. ikindi gihamya ni uko iyo ukomeje ugasoma mu bice 10 bya Luka, uhereye ku murongo wa 25 ukagera kuri 37, uhabona umusamariya w'umunyembabazi, aho ngo bavuga inkuru ngo umuntu wavaga i Yeriko agiye Yerusalemu, maze ngo ahura n'abambuzi baramukubita ngo benda kumwica, maze ngo umutambyi amuciyeho arigendera, umurewe amuciyeho arigendera. ariko haza kuboneka umusamariya w'umunyembabazi. muri cya gihugu kitari kizi Imana habonetsemo abanyembabazi, kuko bakiriye ubutumwa Filipo yababwirije ayobowe n'umwuka wera. Imana idufashe. wa musamariya ngo amupfuka inguma, aramurwaza. ni inkuru nziza, muzayisome, Imana ibashyigikire. ariko bahinduwe n'ubutumwa bwiza. Haleluya. buturutse muri Filipo ayobowe n'umwuka w'Imana, abantu barakizwa, abantu barahinduka. ndakwifuriza gukomeza kuzura umwuka wera, kandi imbaraga z'Imana zikomeze kubana nawe aho uri hagaragare shanjuma, aho uri huzure umunezero, niba wuzuye umwuka wera. bakundwa bene data, abadafite uyu mwuka wera, ndabahatira cyangwa ndabashishikariza kuzura umwuka wera, kugira ngo namwe aho muzaba muri huzura umunezero. Imana y'amahoro ibahe umugisha mu izina rya Yesu.